Nezerewe umutima wanjye ari kimwe gusa kimuwambamiwe yamurikishije umutima wanjye mwese tubaramukije mu izina rya Yesu. Ingwena twabaramuke mu ibara rya Yesu mukama wetu. Tugiye kwiga mu mwanya mutoya kuko babitubwiye. Twagenda kwega mu kacu kake nko tugambire. Kandi amagambo tugiye kwiga buri wese yasengere kugira ngo Imana idufashe. Kandi bigambo twagenda kwega buryo amasoro kusabira niko ruhanga atwonyere. Tugiye kwiga ijambo ritubwira ngo kwirinda guhitanwa n'umwuka w'isi. Twagenda kwega cyo kwega cy'ugamba kwerinda okutwarwa umwoyo gwensi. Umwuka w'isi uranduza kandi urica. Umwoyo gwensi gusisa kandi gwita. Uwo mwuka w'isi turi kuvuga ni umwuka wo gushaka iby'isi ariko mu nzira zidahuje n'ibyanditswe byera. Umwoyo gwensi niko kusere ibyensi bayita mu muhanda gubi. Kandi turagerageza kwihuta kugira ngo umwanya dufite tuwubyaze umusaruro. Turarenga kwangusha niko obwire botwine tubugobese. Mu bihe byose byabayeho kino gihe cyacu nicyo kibi kuruta ibindi. Mu busumi bwona bwabayireho akasumi kayitu niko kabi okukiro bundi. Biranditswe mu gitabo cya Timoteyo. Kihandikirwa mu gitabo cya Timoteyo. Pawulo ari kwandikira Timoteyo mu rwa kabiri gice cya 3 umurongo wa mbere. Mu barua ya kabiri Pawulo yahandikira Timoteyo musure satrukargo kubanza. Haravuga ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Gambangu umanye mu busumi bwa mbere harayijyo obwire bubi. Kuko abantu bazaba bikunda. Abo kwa abantu bajya kwa begonza. Bakunda impiya. Kandi bagonza rupiya. Inyandiko itubwiye yuko kimwe mu bizaranga bo mu minsi y'imperuka ni ugukunda impiya. Ibandikiri byatoreka kimo kirayoreka umugwire wa hampero niko kugonza rupiya. Nta muntu numwe ushobora kuba ari ahangaha yakwihara yuko kino kintu kitamusohoreyeho. Gusa umuntu hano asora kugamba kintu kitamuhikeho. Ndetse mu gitabo cy'ibivuzwe byose mu Desire of Ages haravuga ngo igihe abantu bazaba bashaka amafaranga no mu buhemu, obwira abantu basera sente no mu bugobya, ngo nibwo Yesu azaba yenda kugaruka. Nubwo Yesu najya kuba ayenda kugaruka. Hari abantu benshi bafite uwo mutima wo gushaka ibyisi ariko mu buryo butari bwo. Bayingi ni basera sente mu mlingo eternungi. Kandi ntabwo ari ubuhanuzi busorera ku bapagani gusa, ahubwo n'abavuga ko bubaha Imana kirahari. Tiburi bunabi buri kwikira hakafiri wonka bayitu na bakristo kiroho. Dufite ikigaragazo gikomeye. Twine kirengo cha amani. Ibindi bishuko byose tubwirwa ko twabihunga. Ebyosho byona tugambirwa kubiruka. Ariko ibyisi byo tugomba kubishaka kandi tukirinda ko biduhitana. Bayitu ebyensi tunyine kubisera bayitu kerinda gutwarwa nabyo. Abanditsi bamwe baravuze ngo abahandiki bamwe bakagamba ngo amafaranga ni ikibi ariko gikenewe. Sente kirikintu kibi bayitu kitagisibwa. Ni ikibi ariko cyangombwa. Kibi bayitu kirukwetagisibwa. Nibyo cyangwa si byo? Nuko kiri. Ntago wagira ubuzima butayafite. Tosobora kuba n'ubwomezi butayine sente. Kandi kuyashaka birimo imitego. Kandi kusera sente ari mu mitego. Ubwo rero kwirinda guhitanwa n'uwo mwuka w'isi niwo tugiye kwiga mu mwanya muto. Okwerenda kutwarwa mu gwensi nicyo twagenda kwega mu kacu kake. Umuntu ashobora kwirinda ubusambanyi. Umuntu ashobora kwerinda busiha. Wakwirinda ubusinzi. Ushobora kwerinda butamizi. Ndetse wanabuhunga. Kandi usono kubiruka. Ariko ibyisi byo ntidufite aho tubihungira kuko tuyirimo. Bayite byensi tunyine obwirukiro ahubwo kuba tukyari munsi. Ndetse n'ikigaragazo kidutegereje imbere. Kandi nekirengo kiturinzira mu maiso. Ngo tuzabuzwa kugura tubuzwe no kugurisha. Kijya kutangwa kugura no kuguza. Aho niho dutegewe. Aho no tutegerwe. Kuko inyamaswa izi yuko ariho ubuzima
ubuzima bw'abantu bushingiye. abo kubeka isoro kimanyirengo niho bwomezi bwabo busigikire. Reka dusome mu gitabo cya Yakobo. Reka tusome mu gitabo cya Yakobo Mu gice cya 4 turasoma ku murongo wa 4. isura ino rukara wa 4. Kandi twasaba ko abavuga ururimi rundi bashobora kukwihuta gusoma bakisomera. Kandi abanyakubaza ururimi orundi banguhe mu kusoma besomerege. Ngo ndavuga uru runyankore bo baje bagaragaza gusoma, dusome mu rurimi rumwe twihuta. Twija kusoma mu rurimi rumu abandi barayisoma. Haranditswe ngo agambangu yemwe basambanyi namwe basambanyikazi, inyo abasihani n'abasihani kati, ntimuzi yuko ubucuti bw'ibyisi butera kwangwa n'Imana. Nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti y'ibyisi aba yihinduye umwanzi w'Imana. Mbese mutekereza yuko ibyanditswe bivugira ubusa ngo umwuka uba muri twe urararikira ukagira n'ishyari? Bibiliya itubwiye yuko Bible yatugambira ngo umuntu ushaka kuba inshuti y'ibyisi umuntu arukwetaga kubo enganjaniye byensi aba yihinduye umwanzi w'Imana. urafokere umunyanzi wa ruhanga. Reka turebe abantu bakunda ibyisi bari hano. Reka turebe abantu bagonze byensi bari hano. Ndikubona mutinye gushyirayo nindora mutiniro kuteka iguru, ariko ibyisi turabikunda. bayitu tugonze byensi. Ariko Bibiliya iratubwiye ngo umuntu ushaka kuba inshuti y'ibyisi aba ari kwihindura umwanzi w'Imana. Bayitu Bible yagamba umuntu akwetaga kuba enganjaniye byensi na seruriza okuba umunyanzi wa ruhanga. Ingorane dufite Obusibu obutuyine nuko dushaka kuba inshuti z'ibyisi twetaga okuba enganjanize byensi, ariko tukanaba n'inshuti z'Imana. bayitu tukaba nenganjaniza ruhanga. Kandi ibyisi iyo ubaye inshuti yabyo kandi murabo bayirenganjaniye byensi, wowe ubwawe ngo uba wihinduye kuba umwanzi w'Imana. iwe wenka nofokere umunyanzi wa ruhanga. Ndababaza aho nta kizame gihari. aho tero ekirengo Ushaka kuba inshuti y'Imana agomba kuba umwanzi ajya w'ibyisi. kwetaga kuba enganjaniye ruhanga asemerere kuba umunyanzi wa webyensi. Ushaka kuba umwanzi w'ibyisi ugazaba inshuti y'Imana. ajya kusera kuba umunyanzi wa webyensi najya kuba enganjaniye ruhanga. Kandi ibyisi ni ikibi gikenewe. kandi byensi kibi kirukwetaga isibwa Uro kubana nabyo kandi ntube inshuti yabyo birakomeye. kwikara nabyo bayitu enganjaniye yabyo kizibu. Reka duse naho dukomeje kuri murongo wa 5. orukari wa 5. Mbese mutekereza yuko ibyanditswe bivugira ubusa ngo bayitu nimutekereze bandikirwe bibariza busangu umwuka uba muri twe urararikira ukagira n'ishyari? omwoyo guri muri twe nigwegomba kandi gwine nihari. Kurarikira kwegomba ni ukwifuza, niko kwegomba ni ugukenera. niko kwetaga. Hari abantu bari hano haro abantu hano bigeze kwifuza bayegombereho adafite igare atayine igari akagenda n'amaguru, yarubataga nebigere akavuga ngo uwampa igare basi ikibazo cyaba kiranga. yagambaga nkakuba ntunge gari nimba mazire, yamara kuribona bamara kugitunga bagera ku gasozi ubayika akasozi akabona umumotari amunyuzeho akarora pikipiki atari ngubu wampa moto mu by'ukuri noneho ikibazo cyaba kirangiye burundu. singa ntunga pikipiki wange ikizibu yamara kubona moto barabatungire pikipiki imvura yagwa enjuro bwerabe gwire akabona uw'imodoka batari kunyagirwa akarora uwa moto katakuterwa njura atari ku akamodoka akabona basi ikibazo cyaba kirangiye. ngambaye tusinga ntunge motoka ni kizibu kiba gihwayire. Inyandiko hano iratubwiye ngo umwuka uri muri twe uhora urarikira. Bible yagamba omwego uri muri twe gwegomba ntaho wagera ngo bibe bihagije. tosobora kwika hona ngo usange amazirwe. Nabo twifuza kuba nkabo nabo hari abo bifuza kuba nkabo. abo tukwegomba kuba nkabo no nyine abo kwegomba kuba nkabo. Ayo ni amarushanwa atazagira iherezo keretse upfuye. ako karitango katari hwaho runo fire. Biranditswe mu gitabo cy'ibyakozwe gihandikirwe mu n'intumwa z'ubuhanuzi. kwenda ekitabo cy'omwogo bunabe Kuri edisiyo ya mbere ni paji ya 300. omupeji bisatu haravuga ngo umwuka w'isi uri mu muntu ngo omwogo gwensi buguramu rukuri mu muntu ngo uhora umubwira ngo runda wongere urunde. gwikaraga umugamba otume Runda wongere urunde. tumo kanyise. Ubwo murabona yuko niwo mwuka utubamo twese. ogo nugo omwoyo guri muri twitwena. Iyo uwo mwuka ukuyoboye ogo omwoyo bugura kwebembire ugutera kuba umwanzi w'Imana. utereza kuba umunyanzi wa ruhanga. Ijambo rero turi kwiga ratubwira ngo kwirinda guhitanwa n'uwo mwuka. ekigamba
kwega nikigamba kwerinda okutwarwa mwoyo ogo. Bibiliya Bayibuli yemera yuko dushaka iby'isi. ne twikiriza kusera ebyensi. Amasomo ni menshi. Amasomo maingi. Hari aho uzasoma muri Bibiliya arohora asoma mu Bayibuli hakubwira ngo akugambira ngo imyaka myinshi iva mu mirima y'abakene. Ebirimo bingi biruga mu Misiri y'abanako. Ngo ariko hari ibyicwa no gukeneshwa no kutitabwaho. Bayitwariwe bifira mu kisaka abo butabifaho. Hari n'andi uzasoma ngo umukiranutsi yita ku matungo ye. Haro nambero asoma ngo muhikirire afaho abitungwa bye. Hari aho uzasoma Paulo ari kuvuga ngo udakora ntakarye. Haro rasomaga Paulo akagamba atakukora atasemerere kurya. Hari n'ahandi uzasoma havuga ngo umunyabutara ahwaganya ngo hanze hari intare yarangiza akareka kujya gukora imirimo ngo hariho n'imbeho. Haro akugamba mugara atasoro kugenda gukora gamba ruwempeho n'entare heru. Ayo yose ni amasomo ashishikariza abubaha Imana gukoresha amaboko. Gari masomo gari kwejumbisa abantu batena ruhanga ukozese mikono. Muri make ntabwo mu ijuru hashobora kuzajyayo umunebwe. Nikimanyisa omwiguru taritayo mugara. Umuntu uraho ngaho udakora ntabwo ashobora kuzajya mu ijuru keretse arwaye. Omugara atakora cyona atasora kugenda mu iguru runda rwire. Ngira ngo muri kubyumva. Ningira turi hamu. Ariko mbese gukoraho nta bantu bajya bakora iyo mirimo yabo ikazabakoraho. Bayitu tara abantu bakora imirimo bayitu nejya kubatwara. Reka dusome muri iki gitabo cy'uburezi. Reka dusome mu gitabo cya education. Page 153. Page 153. Hari amagambo avuga ngo ni ikigisho cya 15 mu Rungereza kikiye kwegeza 15 ta page y'Icyongereza ndi kubona page tero haranditse ngo agambangu nta shami ryari ryo ryose ry'umurimo wemewe na Bibiliya busa yitaga ryona ryo muri kirisibwa Bayibuli idatanga inama za ngombwa z'uko ukwiriye gukorwa itakwaye kuhabura ukusemerire ngukusemera gukorwa nimwumve muhuririze umurimo wose Bibiliya yemera muri mugona Bayibuli go kwikiriza itanga n'inama z'uburyo uwo murimo ugomba gukorwa ihayo no buhabuzi engero muri mugusemera gukorwa amahame yayo yo kuba umunyamwete emisingi yayo kuba umuntu Icyongereza ni none igifaransa n'ikinyarwanda birahuye Icyongereza ni 135 haravuga ngo amahame yayo yo kuba umunyamwete emisingi yayo kuba mwekambi no kuba inyangamugayo no kuba emanzi no kuzigama no kwahura no kwirinda no kwerinda no kwera niryo banga ryo kugera ku nsinzi nyakuri ku mirimo niyo ntite okwika businguzi omumurimo aya mahame nk'uko agaragara mu gitabo cy'imigani misingi ngo kuzoka mu gitabo cy'emfumu ni ikigega cy'ubutunzi bw'ubwenge eringuri yo buguda bwa magezi bukoreshwa mu mirimo oburukozesebwa mu mirimo ngaho nimwumve kino cyo dusomye reka muhure kino cyo dusomere abantu ngaho reka mbabaza mwumvise yuko gukora imirimo y'amaboko byemewe mwahura ngo ukozese imirimo yengarukikiriziwe mwumvise ko igitabo kitubwiye ngo ibyo Bibiliya yemera iduha n'ubuyobozi bw'uko dukwiriye kubikora igitabo cyagamba ngo Bayibuli kwikiriza etwereza nobwo bembezi gengeri tusemerere kubikora mwumvise ko niba dushaka gukora imirimo kandi tukazabona amahirwe dukwiriye kwiga igitabo cy'imigani obu turaba tusemerere gukora imirimo kandi tuseruriza n'amagoba gabyo tusemerere kwega igitabo ko kubona mutabyumvise amahame agenga imirimo ngo aboneka mu gitabo cy'ibiki cy'imigani emisingi y'emirimo ezoka mu gitabo cy'emfumu ngoro nicyo tugiye gusoma nicyo twagenda gusoma igitabo cy'imigani tugiye kukiga ariko turi kwiga uko tugomba gukora imirimo y'amaboko ariko ntibiduhitane twagenda kwega igitabo cy'emfumu bayitu ntuserurize miringo tushobora gukora imirimo y'engaro bayitu etatutware dore ingorane itumye abantu bahura n'ikibazo gikomeye dore ubuzibu kuretereza abantu ubuzibu mu gushaka iby'isi mu kuserurize byensi hari ingorane zibiteye nukubishaka ariko tunyuze mu nzira zinyuranye n'ibyanditswe ubuzibu niko kusere byensi betu turabire mu muhanda gutakwikiriza bwa Bayibuli ndagaragaza kuvuga ibintu bibiri turarenga kubaza ibintu bibiri ari byo soko y'ingorane ziri mu isi niyo nsoro ye ubuzibu wa buri munsi
ingorane ziri mu isi obusi buri munsi hari abantu barwaye umutima wo kutanyurwa bamwe barwaye umutima wo gutamarwa hari abantu bafite ikibazo cy'imyenda abandi bayine kizibu cy'amabanja ku buryo bimuka bagahunga urundi basobora no kufuruka bakiruka hari abantu bafite ibibazo by'ibihombo abandi bayine ebizibu byo kuferwa rundi za rosi izo ngorane zose zihari obusi bubona munyakoroho zikomoka ku bintu bibiri buruga habintu bibiri icyambere icyo kubanza nugukenera gukira vuba nuko kwetaga kuba omugayiga bwangu n'abantu bakeneye gukira vuba niba abantu bakwetaga kuba abagayiga bwangu ntabwo abantu bakeneye gukira batinze abantu bakwetaga kuba abagayiga harabirehe imyaka nyingi mbese wowe ujya wumva wakira hashize imyaka ingahe bayitiwe no wehura munosora ko mugayiga harabireho bwireke mbese wowe ujya wumva wakenera kugura imodoka umaze imyaka 40 bayitu nayo no yehura usobora kugura moto kumazira imyaka 20 iyi ni ingorane dukomereye cyane ituma abantu bihana ibyo badashoboye ino kirikizibu cyamani hari twe kiretereza abantu korebe batakusobora gaho dusome iyo ngingo reka tusome engigeno turasoma muri iki gitabo cy'imigani turasoma mu gitabo cy'emfumu igice cya 28 sura 28 turasoma kuri uriya murongo wa 20 urukari wa 20 haranditse ngo agambangu umunyamurava gwiza imigisha myinshi umwekambi abana imigisha mingi ariko uwihutira kuba umukire ntazabura guhanwa bayitwanya kwanguriza kuba umugayiga arifubirirwa murumvise turahamu ngo umuntu utazabura guhanwa ninde uwihutira kuba umukire ntazabura guhanwa kwanguriza kuba umugayiga arifubirwa iki ni ikibazo gikomereye buri wese rero ari nsonga y'amani hari buyomu ntabwo abantu bagikeneye gukira buhoro buhoro abantu bacyahitaga kuba bagayiga mpora ahubwo abantu bashaka gukira vuba bayita abantu betaga kuba bagayiga bwangu umuntu muzarebe no mu ntekerezo zacu murorege no mu ntekerezo zaitu hari ukuntu umuntu yicara akavuga atari ku bundi hari umuntu ayikara natekereza ubu ntoraguye amafaranga yagambaye tukakuba nkoma sente hari abari babitekereza babitekereza bayingi ugateza tuzikaba nka miliyoni 2 notekereza nka miliyoni 2 ukazikorera umubare zigashira makena gihari nozipangira zona zihwaho cyane no bwetago ukongera ugacumbura uti nibura zikaba nk'itanu ukongera ugamba hakirika ko zibankiye miliyoni 5 izo nzozi zihora mu ntekerezo ebyo biroto bikara mu bitekerezo nizo zituma niyo ugiriwe inama y'ukuntu wakira vuba uhita ubyinjiramo nibyo bikuretereza no burabo hayirwe okuhaburwa engero usobora kubitahamu aho naho no bitahamu bwa ariko Bibiliya yatubwiye ngo umuntu wese wihutira kuba umukire ntazabura kugira ute bayitu Bible yagamba muntu akwangwiriza ku mugayiga arifubirwa none se tujya dusoma n'izindi nyandiko tusomaga nebandikirwa bindi zitubwira ko atari umugambi w'Imana ko tuba batindi ugamba ngo tikirigenderwa cya ruhanga ntabwo Imana ishaka yuko bamwe bakira ngo abandi bakene ruhanga takwetaga bagayiga abandi abanaku ngaho reka turebe abashaka kuba bakire mu by'ukuri mwe kugira ubwoba abashaka kuba bakire kuba abagayiga ngaho reka mwumve inzira ngo tuzanyuramo muhurire bihande turaraba muga ariko abantu ntibayishaka bayita abantu bakwetaga nta nubwo tuzanye ubutumwa bwo kubwira abantu ko baba bakire kureta ngire kugamba engero umuntu abayiro mugayiga ahubwo amasomo yose tujye tuyashyira mu mwanya wayo bayitu amasomo gona tugatekege umurayini yago imigani 13 murongo wa 11 emfumu 13 rukarabo 11 haranditse ngo agamba hangu ubutunzi bw'amahugu buzagabanuka ubugayiga bwo bugobya buri keha ariko urundarunda ibintu avunika azunguka bayitwanya kuseruriza bingi kandi nacweka arigoba uburyo bwiza bwo gushakisha ibintu omuringo murungo kusera ibintu ngo nukurundarunda uvunika nuko kuseresera kandi no hwamani mu zindi ndimi omundi mezindi nko mu Kiswahili mu Ruswahili haranditswe ngo lakini achumaye kidogo kidogo ukusanya duke duke umuntu ugaragaza kunguka duke duke umuntu akurengaho kugoba butaito urumva ko aya masomo hari wabihutira kuba bakire ariko gahunda kwa rukurundarunda utunganiki duke duke haro abetaga kwa gayiga bayitu nibaserura okureta mpora igihumbi
rukumi kazaba umutwaro kaba mutwaro 20 makumyabiri abakera impamvu bakiraga ariko bafite umutekano abakara babaga bagayiga bayitu bayino businge nuko bemeraga gushaka duke abo ko bayikirizaga okusera butayito akaragirira undi muntu inga akamara umwaka bakamuhemba ikimasa yahuzaga umuntu ente kumara umwaka bamuha enemy buno wabyemera sazi no byikiriza ikimasa kuragira umwaka wose okuriso umwaka gona kandi ushaka kumara icyumweru kimwe ngo ubonye imodoka kandi ono noetaga motoka mu weekend izi ni ingorane zidukomereye obuzibu bwa mani haritwe izi ni ingorane zidukomereye ubuzibu bwa mani haritwe inyandiko itubwiye yuko ari ugushakashaka ibintu ariko ngo buhoro ibyandikige byagamba tine kusera bintu betu mpora ukabona inyungu uzora amagoba y'ibihumbi 2 2,000 ukabibika ukazahura mu cyumweru gitaha mu weekend cyumweru ukabona ibihumbi 3 ukatunga kumisa ukazagera ku nkoko ukayikankoko inkoko ikazabyara ihene inkoko ikazarembuza ihene ikazabyara inka embuzi ikazarembuza inka ikazabyara izindi ente ikazarezindi ukazagura umurima ukagura umusiri ku buryo umuntu atangira gukora afite imyaka 15 akazabona ubukira afite 50 umumiringo mutasora gutanga gukora imyaka 15 akatunga ubugayiga imyaka 50 iyo niyo gahunda ya Bibiliya yego niyo teka nizabaye kuba warabiruhiye abo kuba bujwahire ntabwo uzabipfusha ubusa ushobora kubifisa busa kuba warabiruhiye abo kuba kujwahire uzamenya kubirinda urimanya okubibagitinga jewe ntabwo ari je uvuze ahubwo turabisomye dari nyoye mbarize bayitu tubisomere ingorane ya kabiri ekizibu cya kabiri itubyari ikibazo kuturetereza kizibu nugukenera kubaho ukurenza uko waramutse nuko kwetaga okubaho okukira okubukire hariwe ntabwo nzira mubyumvise imayo muri kubera wageze mu rugo rw'umuntu abo kuba ikiramuka yo muntu ugasanga afite intebe nziza ugasanga inente nungi ukumva nawe uri bujye kuyizigura ukahura nayo nojya kugigura hari abantu badafite n'iporoti hari abantu batari na poroti agapangisha napangisa ariko akaba afitemo televiziyo afite ibitebe binini afite akabati ariko adafite iporoti bayita ine TV n'akabati kandi atene poroti uko nugukenera kubaho kurenza uko waramutse uko kwetaga kubaho biri kukira kokori turasoma mu migani turasoma mu kiyemfumu igice cya 13 esure 13 kuri uriya murongo wa 7 okarwa musanje haranditse ngo agambangu hariho uwigira umukire kandi ntacyo afite aronya kwefora mugayiga tayine cyona hariho n'uwigira umukene kandi ari umukire cyane ari kwefora munaku kandi ari mugayiga wa mani wowe wahitamo kuba uwuhe iwe nosara mukubaki uyu ni umuriro ugiye ntabwo nzi uko twakora n'ibijwi ryabyo riri inyuma ab'inyuma niba bari kunyumva ntibashyira agatoke hejuru ariko abo hanze nibo batakumva ariko wakwegera hariya kuko ntabwo tuzigira umuriro uzagarukira ngaho muceceke noneho dukomeze ndagerageza nzamurijwe mu kirere tugumizemo amajwi ari kuvuga ntabwo iryanjye rishobora kugenda amaraka abantu borana bacyabaza gahita gasora kugenda noneho nanjye nta nubwo ndi bwongere kubabaza kuko kubabaza nibyo biri gutuma muvuga tutarayongera kubakaguza abo kubakaguza nicyo kibora tereza itoko turasomye ngo hariho uwigira umukire kandi ari umukene wasoma ngo haro wakweforo umugayiga kandi kuno munaku ngo hariho n'uwigira umukene kandi ari umukire cyane haro nyakweforo umugayiga kandi kuno munaku wa mani narimbaje ndetse wakwifuza kuba uwuhe bayiti iwe no taga kuboha mu by'ukuri iyi ni ingorane ikomereye abantu amananuko kino kizibu cy'amani h'abantu mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa 2 umusereketi demesege volume ya 2 hari amagambo avuga ngo harimo ibigambo biri kugamba Elina White yifuje ngo hari umuntu wo yandikiye ari kumucyaha Elina Joyce ari umuntu yahandikira na muhabura arandika ngo yagambangu z'umuryango wungukaga $10 mu cyumweru manyire eka yagobaga $10 mu wiki
na undi muryango wungukaga amadolari 20 mu cyumweru neka endi yagobaga $20 mu wiki babandi bunguka 10 abari kugoba 10 ngo bagakora ibishoboka ngo bakakora cyona kusoboka bakarya kandi bakazigama amadolari 2 bakarya kandi bakarengaho okwahura $2 babandi bunguka 20 abagoba 20 bakayarya yose bakayamara bakazirya zona zikahwaho kandi ngo iyo miryango yombi yaringanye umubare kandi amaka ago gona abiri gaka abantu nibingana aravuga ngo icyatumaga bari abazigama ayagamba cyareterezaga bari kwahura ngo nuko bibuzaga kugura iby'ingenzi ariko bitari iby'ingenzi cyane abo kuba bayerekesaga kugura ibintu biri kwetaga kandi bitari byo kwetaga muno none reka mbereke reka mboreke kugira televiziyo ni byiza kuba na TV kirungi ariko ntabwo ari byiza nko kugira iporoti bayitutikira kirungi ngo kuba na poroti si byose yego kugira intebe nziza uri bwicare ntubabare ikibuno ni sawa okuba n'entebe nunge mifarisi kirungi ariko ntabwo bihwanye no kugira isente uzivuza igihe uzaba warwaye malaria bayitutikira kwisana ngo kuba ine sente zorayijyanja bisobora warwaye musubira ijambo ry'Imana nuko ritubwiye ikigamba cya ruhanga niko cyakugambira hari wabigira abakire kandi ari abakene hari bakwefora bagayiga kandi kuno banako izi mpamvu zombi ezi nsonge ibiri zo maze kuvuga ezi tubarize zitubyariye ingorane ine zituzarire buzibubuna ngiye kuzivuga nihuta bagenda kuzirabamo ariko izi mpamvu ebyiri murazumvise bayite nsonge ibiri mwazihura iya mbere nugukenera gukira vuba iyo kubanza no kwetaga okuba mugayiga bwangu iya kabiri nugukenera kubaho kurenza uko waramutse iya kabiri niko kwetaga okubaho nkokotari bibyaye ingorane nye byazara obuzibubuna iya mbere akazibu ko kubanza nukujya mwimyenda nigama banja nukubaho wishyuzwa kuba kwikarane bakubanja nukubaho ariko umuriro wagarutse nukubaho wishyuzwa kwikara no banjwa niba hari ikintu kibaho kibi obo harabaroye ikintu kibi kibangamiye ubukristo kirukutega kuterebanizo ubukristayo nukuba mwumwenda nigama banja inyandiko iratubwira ngo umwenda tugomba kuwutinya nk'abatinya ubushita birandikirwe n'ibigamba tusemerero kwerindi banja ngo ngebwenge ubushita ntabwo twabumenya ebigenge tutukubimanya ariko yari indwara y'icyorezo yabagaho kera bayitu uburwayi bwabagaho kara twagereranya na Ebola dusobora kuburengesaniza na Ebola ntabwo twari twabona ku ndwara ya Ebola tukaroraga uburwayi bwa Ebola keretse kurebera ku byuma by'ikoranabuhanga aho yabere ahwiri rundo kurora habyoma ariko icyo mbabwiza ukuri cyo kubagambira cyamanano Ebola aho yageze abantu bose barahamuka Ebola na mbere ikira abantu bayingi betuntura ku buryo umugore wawe ayirwara ntumusure umuringo mucyara wa bwara bayirwere tosoro kumusura yanapfa ntumuhambe bwara wafire nayo tosoro no kumuzika bitewe no gutinya kuyandura abo kugitina nayiwe umwenda ngo nuko tukwiriye kuwutinya nuko tusemerero kutini banja ariko nahangaha turi hariho abayifite bayitu na hano nambera turi bayingi bayina mabanja kandi mwisi kuko satani azi ko ibyo bintu ari umutego kandi munsi satani abo ko amanyirengo ebi bintu umutego afite nabo yatoje kwigisha abantu gufata imyenda ayine n'abantu abe yatendekere kwata amabanja bakazengurukana bari kukubwira uburyo umwenda ari mwiza nibararanja nibagamba ibanja rirungi ufasha ya mafaranga gakuba kwata sente ufasha ya mashiringi okakwata sente uzajya wunguka duke nujya kugoba gatuke noneho iyo bari kukwigisha ibyo obarano yakwegesebyo nta nubwo wibuka yuko haba igihombo tosobora kwijuka ngo haro na rosi nta nubwo bakubwira ngo nibiramuka byahombye bizaba ikibazo tibasora kugambira ngo obora abakoze rosi nijya kuzoka kizibu bameze nkuko bakonda bajya binjiza abantu mu modoka bayinde barika konda barika contacting engere batase abantu motoka buriya kondi yari kwinjiza iyo ari kukwinjiza mu modoka abagufitiye urugwiro rurutu rw'umugeni wawe kontakito bwarana kutasha mu motoka abakwinire okugonza kurukiro ko kugonza umugore wawe ibikapu byawe yabikwakira bagaza azikwakira akakubwira neza akora kurungi ariko iyo agiye kugusohora mu modoka ari kukwishyuza ujya ugira ngo ni ikindi kintu kibaye bayitu bwarana kuya mu motoka nakubanje utekereza kintu kindi kibayireho niko nabakubwira ngo uze gufata ibanja mu benki bakwenda ariko iyo batangiye kugurisha ibyawe ujya ugira ngo
ngo ntabwo mwigeze muvugana. Nuko bakogereza bati abantu bakugambira kwijya kwa Taroni baitu abantu bakubanja notekereza ati mukabazagaho. Iyo bari kukubwira ngo fata amafaranga menshi uzunguka bwangu nawe umutima ukurimo ari uwo kurarikira uhita ubyemera ariko ntumenye ko ari umugozi wishyizemo. Obaraba kugamba kwata sente nyingo rigoba bingi nayo zitangira bwangu betu zakumanyango nibakuteka rujegere. Kandi reka mbagambire uzi yuko mu gitondo bari buze kukwishyuza kako manyirengu nyencha nibijya kubanja ntabwo wabanza wigisha umurinzi tosobora kubanza kwegesa umurinzi kandi ubwo abira bizera biwanyu ngo muzaze muririmbe kandi udashaka kwijwi ryawe wumva yuko waraye tosona ugambira bikiriza buwanyu ngo muige mwege abo kuba manyirengira karyawe nyencha nijya kubarinda ubu Kristo burayoyoka bugashira habwo ibanje o Kristo buhwaho bana b'Imana gukenera gukira vuba bibyariye abantu kujya mw'imyenda batazashobora kwishyura. Bantu bamukama kwetaga kuba bagayiga bizarira abantu amabanja batarasobora. Kadusome imigani 21 umurongo wa 6. Reka tusome emfumu 2 orwa 16. Haranditse ngo orwa mukaga gambira ati oya tutarasoma iryo turarisoma nyuma ahubwo tubanze 22 umurongo wa 7. Katubanza 22 orukara rwa musanju. Umukirategeka umukene omugayiga arema omunaku kandi uguza abari nk'umugaragu wamugurije kana nyakwehoza n'abari mwiru wayamuhorize. Uyu yafashe ibanje wanje onu bara kwasiri ibanje wange ababaye nk'umugaragu wanje n'abafokero ko mwiru wange arambona gahunga obaraba andozire ayiruka yabona tugiye guhura gakata obara twagenda kutangana asara bitewe nuko iyo wafashe ibanja uburi nk'umugaragu waguhaye ibanja abo kuba borabo ni ibanja onosango rimwiru wanyakwahire banja muri make gufata umwenda n'ukwishyira mu bubata bikimanyiso kwate banja niko kweteko mu gwiru harufata umwenda w'umuntu haro kwate anyakwate ibanja ryo muntu harufata umwenda w'ikibina haranya kwate ibanja rya kibina harufata umwenda wa benki ariho abakokwata ibanja rya banka ariko yuzi y'ukuri bwishyure kandi udafite ubwishyu bibari ikibazo bayitu bora manyirengo nojya kusasura kandi kuntaneza kusasura no sanga ke hari n'abafata umwenda babeshe haro kwati ibanja bwe bisuba akazavuga ati mpa miliyoni mu by'ukuri mu cyumweru kimwe nzabanyiguhaye gamba pa miliyoni mu week ninjya kwanzi kuhayira kandi azi yuko no mu mezi 5 atazayibona kandi manyirengo ono mu myezi 5 tarizibona nibyo bibyarira abantu gukuraho isimu nicyo kizarira abantu kwihaho simu yamuhamagara akabanza yamubesha yabona mukurikiranye isimu akayihindura agashaka indi ubwaraba mwesere hasi makamwihaho yabona bamukurikiranye akimuka akavaho yaratuye akajya ahandi arozire bamuseruriza afuruka agenda ahandi buriya hari n'abahinduranya district akavana akajya ahandi atari ugukenera kwimuka ahubwo ari imyenda ahunze abantu bahindure bikaro utari kufuruka oyihireho okwiruka amabanja 21:6 imigani emfumu 2 mu rwa mukaga ubutunzi bushakishwa ururimi rubeshya buyoka nk'umwuka ababushaka baba bashaka urupfu. Ubutunzi bushakishwa ururimi rubeshya ngo buyoka nk'iki nk'umwuka obuguda kuseruzirwa ururimi orwebisuba nibugenda ko umuyaga ababushaka baba bashaka urupfu abakubusera no sanga basera rufu. Icyo turatambutse aho twarabaho ingorane ya kabiri ekizibu cya kabiri ni ukwishingira nuko kweswerera kwishingira kwemera umuntu ntabwo ari ukwishingira ahubwo ni ukwishingira tikuri kweswerera baitu kwemera umuntu kwishingira umuntu ntabwo abakristo benshi bazi ko ari bibi abakristo bayengi tibakumanya ngo kibi ntabwo abantu benshi bazi yuko kwishingira umunyamwenda ari ikibazo tibamanyire ngo kwemera umuntu wamabanja kizibu umuntu akajya gufata ideni umuntu ageno kwatibanja bakaza bakavuga ni bande bakuzi bakagamba no akumanyire ku buryo nutoroka tuzabibabaza obuzira zibuzire tuzibabuze nuko akaza ngo ngwino munge gufata ibanja uzavuge yuko nuko omuntu akajya gamba yijya hano nyageno kwatibanja nayo ugambe nkumanyire nawe ukazasayininga uti ndamuzi rwose ibyo muzabimbaza nayo ukazasayininga gamba ngumanyire mari ebe mubika guzege
mbese reka mbabaze nino mu Uganda bibaho baitu nakundukiriyo reka mumve uko Bibiliya ibivuga reka muhure Bayibuli nko kwera kugamba turasoma mu Migani turasoma mu mfumu igice cya 22 umurongo wa 26 22 haranditse ngo agambangu ntukabe mu bishingirisha gukorana mu biganza cyangwa bishimira abanyamyenda ni igice cya 22:26 ntukabe mu bishingirisha gukorana mu biganza cyangwa bishingira abanyamyenda ureka kwemera abantu bakwatagana mu ngaro niba udafite ibyo kumwishyurira washaka ko bagutwara ururiri waryamagaho obora batayine byo kumusasura niba yijya kutwara kitabu cyawe iyo wishingiye umuntu ari gufata ibanja obora bayemerera umuntu nakwata ibanja iyo atabonye ubwishyu ni wowe ubutanga bara batatundire zo kusasura niwo kuzisasura hari igihe n'iporoti yawe uzayigurisha kandi nibwo buriri waryamagaho na poroti yawe ntisobora kubigenderamo kandi icyo kitabu cyawe Imigani 20:25 emfumu 2:25 haranditse ngo agambangu guhubukira indahiro y'ibyo yashinganye bibera umuntu umutego yamara kurahira agasigara yisiganuza mwumva icyo bishaka kuvuga mureke bikwetaga kubaza rukara runo iyo Gideon avuze ati Benjamin ngwino unyishingire obu Gideon agamba Benjamin agiye amwemere agafata $10,000 akakwata $10,000 nanjye ngasayininga mpubutse nanjye nkazisayiningira mpubukire kavuga nti rwose muzabimbaze kagamba mananuko mubinkaguze iyo maze gusayininga ngo niho nsigana ndi kwibaza ndamazira kusayininga nsigana na nyakaguze ariko nkubatorotse baitu bwarahiruka none si nkubaho kakuba akora rose ubusata kiboneka kakuba kandi ubwo ndi kubyibaza yasayini ntakigenjeje kandi ubu nimbye kaguza kandi nsobora kuyaho sayini ni asayini uko nugubukira indahiro oko niko kubukira endagano twongere dusome mu gice cya 17 umurongo wa 18 17 haranditse ngo agambangu umuntu ubuze ubwenge arahirira ubwishingire akishingira undi imbere y'umuturanyi we burya abantu bishingira abandi ngo baba nta bwenge bagenje bate abarkwemera abandi twende magezi gona nubwo yaba nyoko nubara mama wawe nubwo yaba so rundiso nubwo yaba inshuti yawe runde nganjani yawe 18 umurongo wa 11 18 haranditse ngo agambangu oya reka turebe ni 11 ahubwo 15 11 haranditse ngo 15 agambangu uwishingira uwo atazi bizamubabaza ariko uwanga kwishingira aba mahoro umuntu ngo wanga kwishingira aba maki omuntu abanga okwemera abantu ababusinge iki tukivuyeho gini twakirugaho icya gatatu ingorane ya gatatu ekizibu cya kasatu gukenera gukira vuba okwetaga kugahiga no gukenera kubaho ukurenza uko waramutse okwetaga kubaho birukira nkokori bibyariye abantu kujya mu bibina bizarira abantu kutaha mu bibina bibyariye abantu kujya mu mashyirahamwe bizarira abantu okutaha mu bibina kandi ubuhanuzi butubwira yuko amashyirahamwe n'ibibina ari by'inyamaswa izanyuriramo kugira ngo ifate imitima y'abantu kandi bibine ekisoro nimwe kiriraba nuko kisoro kwata imitima y'abantu kandi icyo ni ikibazo kiri mu bihugu byose kandi egera insonga mu mahanga gona ariko ntekereza ko Uganda ifashe umwanya wa mbere bayitu nintekereza ensetu ya Uganda ikwasire umwanya go kubanza nta kintu kirusha ubwenge bw'umuntu nko kwishyuzwa buri kwezi cyangwa buri cyumweru yaro ekintu kikiro kijwasa amagazi go muntu ko kumusasuza katureba abantu bigeze baba mu nzu yo gukodesha katureba abantu babaire mu yo gupangisha ndi kubabona barumu mbese inzu yo gupangisha ukwezi kwayo kujya gushirira rimwe nandi bayitu omwezi gwenye kupangisa tikwa bwangu iminsi irangana ariko ujya ubona iminsi ishize bwangu ebiro bingana bayitorora osanga ebiro byo kupangisa byangu iyo wishyize mu mutego wo kujya muri bya bibina oborabo detayire mu mutego wo kutanga harimo ingorane zitabarika harimo ubuzibu bwingi muno buri cyumweru urasabwa gutanga isente buri wiki urasabwa kwa sente umurimo w'Imana uhamagaye n'ikibina cyahamagaye ntiwatanga mu murimo ahubwo watanga mu kibina umurimo gwa ruhanga uguragwesere ne kibina cyesere tosobora kwa umurimo gwa ruhanga kureka oha mu murimo ogwe kibina izo shiringi
shiringi washyizeyo esente zotayireyo zigengwa n'abatubaha Imana. abatakutinda mukama no bazebembera Iyo bazikoresha mu nzoga n'itabi n'ibindi, obarari bazikozesa mu marwa n'etaba n'ebindi, ndetse iyo muzigujije abantu no muramuzihozira abantu zirasabwa kunguka. nizisabwa amagoba. Aho mperukira, aho igihe naherukaga ino, oba kabari kuno iyo umuntu yafataga miliyoni ku kwezi yungukaga ibihumbi 10, ibihumbi 100. umuntu ko yakwataga miliyoni umwezi yagobaga umutwaro. Ukwezi kwa kabiri Umutwaro 10 zikaba zibaye imitwaro 20. ukwezi kwa kabiri zabaga Na imitwaro ya mitwaro 10 ikaba ibyaye umutwaro, imitwaro 20 nazo zizayiro, na wa mutwaro ukazabyara igihumbi, no mutwaro ukazara 10, n'igihumbi rikazabyara 100, 10 ukazara 100 rikazabyara 10, 10 kikabyara 10 rikazabyara ishiringi imwe. 10 kazarema. Hari n'ukuntu umubara ngo n'uduce. Hari uno buceka buzaro bundi. Uwafashe iryo deni ntabwo wabararyo, Onya kwasiri banja ati nukwa kubara. cyane ko bareba n'umukecuru nguyu bakayamuha, Nibaronka mukayikuru nkogo bakazimuha. kandi iyo mibare ntayizi. Kandi imiheno takugimanya. Bazajya kumubarira umurimo w'akabara ugurishije. Ogenda kumubara niwe musirigwe natunda. Yewe njyewe hari igihe nabaga gufumbira hariya mu Rwerere. Hari obumwe yikaraga kisoro gufumbira mu Rwerere. Igihe cyo kwishyuza kigeze, Obwire bwo kusasoza obwayi. uwo bishyuzaga yari yarwaye inzoka zo kwiruka. Kubasa babanjaga kabarwayiro kwirukana. Mu by'ukuri nta mbabazi bamugiriye, baramukuruye nuko kurwara baramukura ngo najya gusinyira yuko umurimo we bari bugurisha. Bakamureta busono kuganyira bagamba iryo sayiningiro musirigwa kutwaga no Nawe tekereza uri umukristo w'umugorozi, nawe waragiye muri icyo kibina kizishyuza mu bugome nk'ubwo. nayo tekereza ubwo buri muntu wa ruhanga mugorozi utahira mu kibina nk'ecyo kirabanjaga mu bye mukobo. Izi ni ingorane zo gukenera gukira vuba. Buno buzibu bwo kwetaga kuba mugayiga bwangu. Ijambo ry'Imana ibyo rirabitubuza, kandi nta mwanya wo kubisoma byose, ndabona umwanya warangiye. Ekigamba cya ruhanga kitangebi. Ingorane ya kane, Ekizibu cya kana ni ugukoresha iminzani ibeshya uri umukristo, kukozese minzani yebisuba kandi kuno uri mukristayo, no kugurisha ibyo uzi ko ari bibi. no kutunda byo kumanya ngo bibi. Hari abakristo bajya bagurisha ibintu bibi, Hari abakristo basuzugura ibintu bibi. iby'iminzani ibeshya. Reka ngerageze mbisome. Katubazeho habye minzani kubiha. Reka dusome muri Mika. Katusome kitabo cya Mika. Mika turasoma igice cya 6, Mika isura mukaga umurongo wa 10. urukarwa 10. Mbese ubutunzi budatunganye buracyari mu nzu y'inkozi z'ibibi, cyangwa ingero zitubya abantu banga? Abafite iminzani ibeshya n'uruhago rurimo ibipimisho bihenda, mbese bantunganira? Ngaho mutanga igisubizo, batunganira Imana? Nikitabaho, Tikisora kubaho. iminzani ibeshya, Eminzane kubihabiha. ibyanditswe birayanga. Bayibure byangire. Haranditswe nanone mu gitabo cy'imigani 20 umurongo wa 10. Echemfumo abiri urukarwa 10. 20 umurongo wa 10 imigani. 20 mfumo urukarwa 10. Hari ijambo rivuga ngo, Aro kigamba kugamba ngo. reka dusomere ijambo. Reka tusome kigamba kino. Ibipimisho biciye ukubiri n'ingero ziciye ukubiri, byombi ni ibizira kuwiteka. Byombi ni ibizira kurinde. Eminzane takwisanisa na byona binugwa mu maso ga mukama. Abalewi 19:13. Abalewi 19:13. Abalewi 19 umurongo wa 13 tuhasome. Abalewi 19 urukarwa 13 tusomeyo. Hari ijambo riri kuvuga ngo, Aro kigamba kirugamba ngo. Mwihangane dukomeze. Reka tugumizemo 19 umurongo wa 13. 19:13. Haranditse ngo, Agamba ngo. Oya katurebe uyu murongo neza, ndi kubona ntari kuwubona. Ahubwo ni ugutegeka kwa 2:25-13. Echebiragiro 25 urwikumiraisatu. 25 umurongo wa 13. Echebiragiro 25 urwikumiraisatu. Haranditse ngo, agamba ngo, ntukagire mu isaho yawe ibyo upimisha indati rimwe biciye ukubiri ikinini n'igito. Ntukagire mu nzu yawe ibyibo by'urugero rumwe biciye ukubiri ikinini n'igito. Ahubwo icyuma gitunganye kingana rwose nuko cyitwa abariko cyupimisha. Ikibo gitunganye kingana rwose nuko cyitwa abari cyupimisha, kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Ngaho nimureke mwumve. muhuririze.
iminzani beshi yariyo iminzane kubihabiha neha hari abagurisha ibirayi hari abatunde mondi hari abagurisha ibigori hari abatunde bicori n'abakora indi mirimo ariko yo kugurisha n'abakora imirimo endi bayitu yo kusubura bari abagurisha ibimondi abakusubura buraya bagira umunzani wo kuguraho ibimondi by'abahinzi bayino umunzani yo kusuburaho iyo minzani barayica ega iminzani bagisiba ibiro niba ari 100 kiro ubuzirazirika 10 umuhinzi ukamupimira 90 cyangwa 95 ukamupimira kiro 9 rundi kiro ukamumukase 5 ukamusara kiro 5 waza kugurisha umunyakampara urabona ya kuguza umunyakampara ukaba ufite undi munzani ukabine munzani gundi wo wishe ogo wayisire nako ariko wo ukawica ibiri 100 agapimamo ibiri 110 bayituga ngeri yo gisire kiro 10 opima kiro 10 umuhinzi ukamukata 10 umurimo musara 10 nawo umucuruzi ukamubesha ko ari 110 kandi ari 100 umusubuzi ukamubiha ngo 10 kandi kuno 10 ubwo ku muzigo umwe ukaba wungutseho ibiro 20 bayitu munzane munobogobero kiro 20 ugapima imifuka 10 umaze kubona imifuka 2 y'ubujura ukapima ensawa 10 otungira 2 y'obusuma hari abakize bwangu babitewe n'ibyo hari abagayigayire wangu habwebyo hari n'abagurisha ibigori hari akusubura bicori baba bari kurenga kuri ya masahani y'amaplastiki obarani yapima mu bakure akagira imwe yacaniriye mu mazi akagira enkoto yacumbira mu maizi kugira ngo yorohe none bipanuke ijijamo byinshi nuko sobore okugariha akagira n'akandi ko atapanuye agira n'akandi akatayito yaba ari kugura n'umuhinzi akagurira muri cya kindi yagize kinini ugaraba nagenda kugura no murimi akagura mu nkoto yaba ari kugurisha abandi akabagurisha muri ka kandi gato kandi ngo byitwa igipimo kimwe ugaraba natunda akatunda mu katayito kandi kuno byona urupimo rumu kandi ku isabato akaririmba ngo ngwino soko y'umugisha kandi asabite akasaba yijya suro yo mukisa ubwo n'uburimanganya nta waje mu ijuru ari umujura obwo bugobyo muntu asoro kugenda mwigura ari musuma hari n'ibindi nabonye no muri Uganda ariko n'ahandi birahaba haro n'ibindi yarozire kuno n'ahandi biroba yitu bajya kugurisha ibishyimbo cyangwa ibigori ura no gendo kutunde bicori unde bihimba agafata ibiro nka 40 by'ibigori akabishyira hasi akakwata kiro nka 20 ze bicora akateka hansi agafata ibindi biro 20 by'ibitaka agashyiraho akakwata kiro 20 zitaka naza akateka yarangiza agafata ibindi biro 30 akabishyira hejuru akongera akwata kiro 30 ze bicora akateka yajya kugurisha waje kubigura ubu yagenda kutunda tiyemere ko basukaho akavuga ati niyiguniya nayo ndayiguhaye nta kibazo akwikiriza kusesa hansi agamba nakadeka kwahira busansonga wa undi yagera akazaba afite ibiro 20 by'ibitaka wamugurisha orwaraye kamusto akasanga yerekero 20 zitaka za muguriza ubwo bwose bwitwa ubugome ubwono byemu hari n'ubundi bugome bwanditswe mu gitabo cyitwa intekerezo n'iby'umwuka bihagaze neza hariho n'ubundi byemu bandikira mu gitabo mind character haranditse ngo handikirwe ngo umuntu uzaja mu ijuru umuntu uragenda mu iguru ngo no mu bucuruzi agira umunyangamugayo no mu busubuza semerere kuba ari muntu omurunge mwesigwa biyari kugurisha ibintu ubwo araho nasubure ibintu ngo ariko akabazi ko bifite inenge bayita kambanyire ngo bine kamogo ngo ajati ngo ntatinya kubibwira uri kubigura datino kubigambiranya kubigura ngo nubwo byatuma isente yarari buhabwe zigabanuka ubu biramuretereza kuhabwa sente ntayito ni inka yawe ente yawe yari akadeyi ira kavera ariko akadeyi kariye irapfa bayitu berabera kavera efa warangiza ukayijyana mu isoko obomara kudwara mu katare abagurisha inka hari ubugome bagira abakutundente bari no bwemi bwingi ayijyana atayikamye agitwara atagikamire kugira ngo icebe ribe rinini nuko esobore kuzoka nkena none abayirebye bavuge ngo iyi nka ifite amata bayita bagirozira bagambe ente nunge ina mate akaza kubaza ati inka yawe nangahe akayijya karamuza ukamubwira uti inka yanjye ni nziza ikamwa amata menshi kandi icyo uyijyaniye nuko yari yagaki ukagamba ente yange nunge kamwa kandi kuno gitwere mu katare ati nuko ari amakene nagize nuko uzazanirwa sinashakaga kuyigurisha ugamba obwororwa muntayire baitu mbenta kwenda kugurisha akayigura uzingwa agiye kuyikamira abana be akayigura amafaranga menshi nyuma y'iminsi 2 kabira akayigura sente nyingi namanya ngo yagenda kamera abana be ebiro 2 iyo wari ukwiye kubwira umuntu worora ngo wiguriye inka ahubwo ndayigurisha ababazi
nubwo wagira igihombo ariko ntubeshye ngo icyaka kwandikweho mu ijuru osemerere kugambaranya kugigura gamba utindi kugiguza bagenda kugisibika okwihongia hari n'abagurisha isimu isarabo kuba erira kabiri akavuga ati isimu yanjye nuko nzazaniwe ifite bateri umuriro ni iminsi myiza 7 haro abatunde sima gamba esimu yange nungi ni ryanda rirungi rimare biro musanje omuro warangiza ugacaginga umaze kuyigura ubura amazira kugigura kacaginga nyuma y'iminota 30 beteri ro hanyuma dakika 30 omuro kakwayiremo ibyo ni ibyaha bitabura kwandikwa mu ijuru ebi byona bandiko mu iguru umudamu akaba ari kugurisha ifu yashaririye omukazi no sanga nasubura ensano bayitwe junzire umuntu yaza kugura umuntu bwara ijyo kugura ati mbabajwe n'ukuri kugura gake agamba nyo ensari zikoma iyi fira ryoshe ensano nuzire muno kandi nujya kugaruka urasanga yarangiye kandi bora abantu bagaruka nujya gusanga kwayireho kandi unamutse uyiguze nta n'ahandi wazagurira yakuba kigura kiro kinu to kwijya kugura ahandi ari naho akamubwiye ngo nuramuka uyiguze ukayiryaho ntuzagaruka mu kikara cyo kumugambira bwora bugiguziro kagiryaho torigaruka ntabwo ari umugambi wo kubasetsa ahubwo nukubereka uburyo dutezwe kigenderwa cyo kubasekereza okuyaho nimboreka engeri tutegerwe abenshi muri abo ntabwo babara yuko ari icyaka izabarimbuka bayingi wo muri yabo tibakubarangweke kibikira bahorekereza uwo ni umwuka w'isi oguri mwoyo gwese ni udukoresha ibyo byaha byose bari turi kwiga icyigisho kivuga ngo kwirinda guhitanwa n'umwuka w'iki twege cyo kwega kigamba kwerinda kutwarwa mu mwogensi bana b'Imana iyo umuntu afite uwo mutima bantu bamukama umuntu bwarawe no mutima nibyo bitubyarira n'ubugugu nicyo kituzarira no kugumangana mbese wabona amagoba uvanye mu kubeshya ugatanga kimwe mu 10 bayitu no tunga amagoba yihira mu bisuba bayitu no heki mu cyekome wabona iyo nyungu uvanye mu kurimanganya bahamagarira kwitanga ukitanga batunga amagoba yihira mu bugobi yo barayeto kwehayo no hayo uwo mwuka mubu gutera gushaka ibyisi mu buryo bubi ni nawo gutera kudatanga ogo mwe kuretereza kusera ebyensi mu muringo mubi nibyo kuretereza butahayo icyadukiza ibi niki tugiye gusoma tukarangiza ekirasora kutujuna bintu nike twagenda kusoma tukamarira turasoma mu Baroma 12:13 turasoma Abaroma 12:13 ni ihame rigomba kuyobora buri wese muri twe nuko musingi gusemerera kwebembera buri yo muri twe Abaroma 12:13 haranditse ngo agambangu mvuze 13 ahubwo ni 12 reka turebe uwo murongo neza n'umurongo wa 16 12 warukari 16 muhuze imitima muteranize imitima ntimukararikira ibikomeye ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje mureke kwegombe gumire muno bayitu mwikirize okubana ibintu ntabwo ibi byanyura kamere ngo twemere kubana nibigize gute Egese zaitu stisora kwikirize ebe uje wicara kuri ka gatebe kakabaho ugumega no ikara katebe kakabaho uje uryama kuri ka matera gashaje cyangwa ku kirago obyamega mukeka runaga akafarisi kakuzira uzaje urya imboga uzirisha umutsima uryege imboga hamune mikubi ari kuryama ugasinzira bayitu obyame ohungire aho kurya ibikaranze ariko bari kukwishyuza omukikaro cyo kurya bisikire kandi kundu bakubanja ntimukararikira ibikomeye ahubwo ngo mujye mwemera kubana n'ibigenje bite mureke kwegombe bya hayiguru baye tumwikirize okubana ibintu byo hansi irindi somo dusoma isome irindi twagenda kusoma nabami ba kabiri ecyabakama cya kabiri igice cya 4 umurongo wa 13 sura 13 nani wo murongo turangirizaho urukara rwa hamuhero igice cya 4 umurongo wa 13 sura 13 hari ijambo rivuga ngo reka manza mbabwira icyo gitekerezo ko nasoma maremare reka tubagambira kitekereze cyo gutosoma bingi Elisa ngo hari ahantu yakundaga gucumbika haro na mbere yakiraga okurara none umugaragu we Gihazi bayitwa mwiruwe Gihazi ngo aramubwira ati uyu mudamu ujye uducumbikira yaragamba ogu mucyaranya kutukundira nta mwana agira dayine mwana ngo nta mwana agenza ati dayine mwana ariko uwo mudamu ngo yakiraga abashyitsi cyane bayitwa ogu mucyara yakundiraga abagenyi ngo yageze n'igihe abwira umugabo ati rero kwicyo yagambire umusayije wati uyu muntu w'Imana ahora hanyura hani wacu umuntu arohanga reka tumwubakire etaje hano hejuru reka tumwombekere kari nahiguru nazaje ageze ko harya barayijyaga byameyoga umugabo warabyemera umusajya bikiriza Elisa aranyurwa Elisa yamarwa na Gihazi aranyurwa yazabwira Elisa ati none uyu muntu utugirira neza cyane ko atagira umwana bura ntacyo wakora ngo amubone yagambira mukama bayito umuntu tugorera kurungi
katayino mwana tusora ariko ibyo batarabikora bayitu batakakoze rebyo ngo Elisa yabanje yamubaza Elisa kabanza mukaguza ati ushaka ko twagukorera iki no etaga tukoreke kuri wa murongo wa 11 n'igice cya 4 orukari 11 insura y'ina hari ubwo yazaga bamucumbikira muri ako kumba aryamamo abwira umugaragu we Gihazi ati mpamagarira uwo mushunemukazi amaze kumuhamagara aramwitaba amuhagarara imbere abwira umugaragu we ati mubwira uti dore neza watugiriye yose mbese twakwitura iki urashaka kumenyekana ku mwami cyangwa ku mugaba w'ingabo ashaka kumuha ibyubahiro sibyo amenyekane ku mwami cyangwa ku mugaba w'iki nasera kumana ekitiniza ngo amanywe aramusubiza ati uwo mugore oya nibere mu bacu uwo mugore asubije Eliya ngo ku mwami simenyekana ku mugaba w'ingabo simenyekana ahubwo nshaka kwibera mu babande umukazi yagarukamo Elisa agamba tinkwenda kumanywa omunsi rundo mu bukama bayitu nyikarega mu bayitu mbese kwibera mu bacu biranejeje okwikara mu bayitu kisemize ukaresha n'aba bagorozi baraha batagira n'imodoka ingana baterekereza ibona hano batari na motoka batagira n'amazu y'ibitabashwa batari n'amajya amakoto mbese uwaza rwugura ngo nshaka kukumenyekanisha ku mwami w'umukire wahitamo kwibera mu banyu bayitu umuntu barajya gamba ni nyenda omanywe omubayingo mumugayiga bayitu no iwo no sora kusaramu okwikara n'abanyu uyu mutima wo kwibera mu bacu tukemera kubana n'aboroheje ni uzadushoboza guhangana n'isi umutima wo kwikara mu bayitu tukaba no kwebundaza niko turazo kandi byanditswe biratubwira ngo isi irashirana no kwifuza byandikirwe bigamba ensine hwaho no kwegomba kwayo Imana idufashe ruhanga tukonyere turinde guhitanwa n'isi turinde kutwarwa n'ensi ahubwo tuzarokoke duhabwe ubugingo buhoraho dushobora kujyunwa twabugomeze butahwaho mu izina rya Yesu Nezerewe umutima wanjye ari kimwe gusa kimuwambamiwe